Uzi yuko n'uwamaze kurangiza inkuge Imana yatanze igihe kingana n'iminsi 7 kugira ngo nibuza hagira umuntu nibuza wavuga ngo reka ngende ninjira. Kubera iki? Inyamaswa zumviye Nowa zikinjira. Uzi ko n'inyamaswa zumviye Nowa mu gihe abantu banze kumvira Nowa, inyamaswa zarushije abantu ubwenge zirokora ubugingo bwazo. Bimaze kwinjira, Imana yasizemo igihe kingana n'iminsi 7, icyumweru kimwe, kugira ngo irebe ko nibuza hari umuntu watekereza ku byo Nowa akoze no kuba yageze mu nkuge nawe ahunge. Ngo urugi rwarikingaga rukongera rukikingura. Muri iyo minsi 7 urugi rukikinga rukongera rukikingura. Wa wundi ngo yarufasheho arimo kwirira uwo munyenga wo kwikinga rwongera rwikingura, avuga ati nimbona imvura ikubye nzahita ninjira mu nkuge. Kugeza ubwo iminsi 7 ushize yategereje ko imvura ikuba ngo ngahite yinjira, ruhita rwikinga. Imvura yakubye rwamaze kwikinga ntirwongera kwikingura. N'uyu munsi niko abantu bafashe agakiza. Hari abantu benshi bafashe agakiza nk'urwo rugi birirwa bakariramo munyenga gusa. Iki gihe rero cy'ubuntu twe kugikerensa, turi kwisanganyamatsiko avuga ngo igihe cy'ubuntu icyumweru kimwe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Ni igihe Imana yaduhaye. Wikerensa iki gihe, wikerensa amaraso ya Yesu ari kwezaho ibyaha by'abari mu isi. Iki gihe turakigereranya, aravuze ngo mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziramo. Icya kabiri arongera ngo nuko mwitegure kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Urumva ni utuntu tubiri dukomeye. Ikimenyetso ubaye cyo nuko utakibitekereza, kandi aravuze ngo igihe mudatekereza nicyo gihe cyo kugaruka kwe. Rero kuba bivuze ni ukugira ngo uhite usoma uyu murongo uvuge ati ese nacyabitekereza. Niba utakibitekereza rero aragarutse. Hari igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru, ati nimuze bana banjye. Twongeye kuguha ikaze nshuti mukundwa kandi ubana natwe buri munsi. Ikaze kuri Iron TV. Turasuhuza rero abadukurikiye muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abari ku mugabane wa Afurika mwese mudukurikira, abari ku mugabane wa Aziya turabona benshi bajya batwandikira. Imana iguhe umugisha cyane. Turababona n'abandi bari mu bihugu byinshi bitandukanye by'Uburayi. Tubasaba umugisha mwinshi kandi duhora dusaba Imana kugira ngo ikomeze kubaka ubugingo bwanyu ndetse no kubatunganyiriza inzira y'ubuzima mucamo muri iyi si. Hanyuma turabona n'abandi badukurikira bari muri USA. Imana ibahe umugisha cyane. Tugakomeza hirya bari mu mugabane wa Oceania, mwese muhabwe umugisha n'Imana. Turashimira Imana rero uyu mwanya kuko yongeye kutugarura imbere ya kamera ya Iron TV kugira ngo dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe mu kino kiganiro. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana y'ubuntu, Imana ifite kugira neza kwinshi, Imana yibuza kugira nabi, Imana yaremye ibyaremwe byose. Hejuru yawe nta yindi Imana ibaho, nta n'izigera ibaho, nta zindi mbaraga ziri hejuru yawe. Ni wowe wenyine mutware utwara abatware. Uri ibyiringiro bizima, uri imbaraga z'abera, uri ubuhungiro bwacu, utuma tuvuga kandi ugatuma tugenda, ugatuma duhumeka. Wambaye icyubahiro no gukomera, uri uwera urakiranuka. Duciye bugufi cyane ushyirwe hejuru, utubare ibyaha byacu n'ibicumuro. Amaraso yawe atwuhagira tuboneze kugira ngo ubutumwa bwiza tugiye kuvuga nk'uko ijambo ryawe ryavuze ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Niko dusabye kugira ngo dutunganye rwose, uduhindure igikoresho kizima kigirira nyiracyo umumaro kandi gikoreshwa ibifite umumaro. Bana natwe dusengeye umuntu wese uyu mwanya dutangiranye kino kiganiro kugira ngo nawe ubane nawe kandi mufungurire amatwi y'umutima, uvandeho imbogamizi zose zatuma tumva ubutumwa bwiza, kandi ijambo ryawe tugiye kuvuga rigira icyo rikora mu buzima bwe bwose, yaba ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubuzima bwo mu buryo bw'umubiri. Twese tubone umugisha imbere yawe. Turagushimiye ko mvishe gusenga, tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.
reka twongere nanone tuguhe ikaze nanone kandi mu kiganiro cyacu igihe cyanjye, nk'uko tubizi ko gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu, harimo inyigisho z'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ndetse n'inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, hakazamo n'inyigisho zirebana n'ibimenyetso by'ibihe by'iminsi y'imperuka. Hanyuma turagarutse rero ku nyigisho zacu muri cya gitabo Ukuri Nahishwe nk'uko bisanzwe, kugira ngo dukomeze twige bimwe mu bikirimo, kandi twifuriza umuntu wese dukurikiye kugira ngo iki gitabo rwose kimugereho, kuko kizamufasha kumenya icyo bita doctrine cyangwa se inyigisho shingiro z'itorero zikwiriye guhabwa abizera, kandi nanone zikwiriye kuba arizo zivugwa mu mahanga yose kugira ngo abantu bizere bakizwe kandi bibatere gukomeza mu rugendo rujya mu ijuru. Kuko umuntu wize ubutumwa bwiza bwa nyabwo, arizo nyigisho shingiro z'itorero, iyo akijijwe nta kintu gishobora kumusubiza inyuma, kuko yagaburiwe cyangwa se yavukiye mu butumwa bwiza bw'ukuri. Ubundi hariho ubutumwa bwiza bw'abantu, hakabaho n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urumva rero ni ibintu bitandukanye. Hariho ubutumwa bwiza bw'abantu, hakabaho n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hari abantu benshi rero bavutse ariko bavukira mu butumwa bwiza bw'abantu, ariko atari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abo ngabo ntibajye bakomera mu by'agakiza, ahubwo iby'agakiza babibamo ari nko mu buryo bwo kuryoshya ndetse no kwenjoyinga muri bagenzi babo. Ugasanga rimwe na rimwe ntibigeze bahinduka. Ariko abantu babyawe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bene uyu muntu uzamusanga yera imbuto, uzamusanga asenga, uzamusanga yiriza ubusa, uzamusanga afasha bagenzi be, uzamusanga amenya kujera ibihe n'iminsi n'imyaka, akajera ahantu ari, icyo gihe akakijera kugira ngo kitamukamura ngo kimunamure, kuko turebye tubona muri iyi minsi ko abantu bamaze kunamuka. Rero iki gitabo Ukuri Nahishwe ni igitabo gikubiyemo izo nyigisho. Duhora tubwira ngo n'abashumba bashumbye churches baduhamagara tukakibagezaho, kuko aho hose kikugeraho. N'abari hanze barimo kugitwara i Burayi ndetse no muri Amerika na za Canada. Nawe rero turakwifuriza kugira ngo iki gitabo kikugereho, dukomeze gufashwa. Nicyo turimo turiga rero, dusoma Bibiliya kugira ngo turusheho kumenya. Turashaka kubabwira ko intego yacu nuko abantu bakura bakagera ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Niyo mpamvu kuri Iron TV hagenda hatambuka abigisha batandukanye, abigisha amateka y'isi, abigisha imikorere ya Satani mu butegetsi bw'isi n'imiryango ikomeye hano mu isi, abigisha agakiza, abigisha inyigisho shingiro nka Pastor Mazi Birego n'ibindi byose, n'ibindi muzagenda mubona, abatanga ubuhamya n'abafite ubutumwa, mbega byose. Noneho rero tukagaruka natwe twongera kandi gusesengura mu ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze gufashanya, turebe bimwe twagiye twiga n'abagiye babitwereka ko Bibiliya ibivugaho. Buriya Bibiliya ni ijambo ry'Imana ridahinduka, kuko iko Imana yahoze niyo munsi ni kuki kandi kuzahora. Ijambo ryayo rero naryo nuko iyo Imana ivuze ivuga iteka ryose. Icyo yavuze gihora gisohora ku mageneration uko agenda asimburana mu isi, kuko Imana ibyo yavuze ni ibintu yabonaga bizahoraho iteka. Bigatuma rero abantu bose bavutse muri icyo gihe bakwiye kwitwararika cyane icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu rero Bibiliya ni ibintu biri present. Navuga ngo harimo iby'igihe cyatambutse twita amateka, ibintu byarangiye, birimo hano muri Bibiliya dusoma dushakamo ayo mateka, tukayahuza n'amateka y'isi n'amateka y'ubutegetsi bwa politike z'ibihugu byo mu isi, tukareba icyo Imana yagiye ibavugaho n'ukuntu byagiye bibasohoraho, tukongera tukareba none cy'ubutumwa bwiza. Isezerano rishya rimwe riravuga kuri twebwe b'iki gihe, n'icyo rivuga ku butegetsi bwo mu isi bwo muri iki gihe, tukajya no mu gitabo cy'ibyahishuwe hose tukareba. Rero turakomeje mu gitabo Ukuri Nahishwe, aho turi kwiga ku byumweru 70. Uyu munsi rero insanganyamatsiko yacu tugiye kuvugaho niyi: igihe cy'ubuntu, icyumweru kimwe.
iyo niyo topic tugiye kuganiraho. Igihe cy'ubuntu, icyumweru kimwe. Uti gute? Ubushize ngira ngo duheruka twari turi kuganira ku byumweru 70 dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 9 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 27. Ni amagambo meza aryoshye y'ubuhanuzi Daniel yahawe ubwo yarari i Babuloni mu myaka 70. Imana yaravuze ko bazamarayo. Hanyuma Daniel arasenga ko yabonaga ko igihe gishize. Imana yababwiye ariko nta muhanuzi ubabwira ngo bitegure, nawe ubwo Imana itavugana nawe. Hanyuma bituma asenga, yatura ibyaha bye n'iby'ubwoko bwe, atangira gutakambira umurwa w'i Yerusalemu kugira ngo Imana yongere iwibuke ibagarure muri uwo murwa. Rero ni amagambo dusanga hariya tubabwiye, aho Daniel yatangiye avuga ngo nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Ngikomeje gusenga, mugabo Gabriel nabonaga nkitangira kwerekwa, aratumwa maze aragaruka azana ingoga. Igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba cyendaga kugera, ankoraho maze arambwira yingisha ati, Daniel, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kuri kubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Murongo 24 ndamubwira ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka, ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko wera igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bahisana kugeza kuri Mesiya w'umutware, hazabaho ibyumweru 70, maze habeho ibindi byumweru 32 bahubake, basubizeho imiharuro n'imavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru ko ari 32 nibishira, Mesiya azakorwaho kandi nta cyazabasigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi, intambara n'ibyago bizagenda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Murongo 27 haravuga ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye mara icyumweru kimwe nikigera hagati, azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe, ibyago bizasandazwa kuri uwo murimbuzi. Ubushize mu kiganiro cy'ubushize, ubwo utukurikiye aribwo bwa mbere akaba ataracyumvise, yajyaho hasi kirahari kuri Iron TV, twasobanuye ibi byumweru 70 ubuhanuzi bwabyo n'igihe bwatangiye gusohora, aho twabonye ko ubu ibi byumweru 70 Imana agiye ifata umunsi kawuhanya n'umwaka, noneho wafata 7 ugakuba 70. Tubona ko Daniel yahawe ubuhanuzi buzasohora mu gihe kingana n'imyaka 490. Hanyuma tubona kandi ko marayika aza gusobanurira Daniel isohozwa ry'ubuhanuzi, yafashe ibi byumweru 70 abigabanyamo ibyiciro bitatu, amubwira buri cyiciro ibizagenda bigisohoramo. Twabonye ko icyiciro cya mbere yamubwiye ibyumweru 7 bihwanye n'imyaka 49. Tubona ko ibyo byumweru 7 ari byo bubatse mu rusengero rw'i Yerusalemu bagasana n'inkike. Deja twanabonye ko Maraki yasozanije n'iyo myaka 49 ahanura. Hanyuma yaho Imana imara imyaka igeze muri 400 itakivugana n'Abisiraheli, cyangwa umwuka wayo atakivugana n'Abisiraheli mu isi. Twabonye ko rero iyo myaka 400 isohorera mu cyiciro cya kabiri cy'ibyumweru 62. Marayika Gabriel nanone yongeye gusobanurira Daniel, kuko ibyo byumweru 32 twabonye ko bigizwe n'imyaka 434, kandi Bibiliya yavuze ko Yesu ari byo yagomba kuvukiramo bikarangizanya no gupfa kwe. Ubwo rero ibyo byumweru 32 hacemo imyaka 400 Imana itavuga. Nyuma ya 400 harenzeho umwaka umwe, nibwo Marayika Gabriel yamanutse azanira ubutumwa kwa Yosefu abushyiriye Mariya yuko ari we uhiriwe ku Mana, kandi uzasamira akabyara umwana w'umuhungu akazamwita Yesu, kuko ari we uzakiza abantu ibyaha. Tubona ko uyu Marayika Gabriel yari yabanje kujya kwa Elizabeth amubwira ko agiye kubyara integuza zabanziriza Yesu. Ibi rero twarabibonye, tubona ko muri ibyo byumweru 32 bihwanye n'imyaka 434 ko ariho Abisirayeli bakomeje kubaka no gusana iby'iwabo mu murwa.
bifata iyo myaka yose, ariko marayika yabwiye Daniel ngo bizakorwa mu bihe biruhije, aho habayeho ibihe by'intambara z'abami bashaka kugenda bafata ibihugu, kuko havuyeho Abamedi n'Abaperesi, ari nabwo Abisirayeli batahaga, hakurikiraho Ubugiriki nabwo bufata isi, Ubugiriki bukurikirwa na Roma. Abo bose niko batumaga Abisirayeli batubaka neza, bifata iyo myaka yose nk'uko Imana yabivuze ngo bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byiciro bibiri rero twarabirangije, yaba icyiciro cy'ibyumweru 7 byagomba gukorwamo n'icyiciro cya kabiri cy'ibyumweru 32, ubwo byose hamwe bikaba ibyumweru 39. Hasigara icyumweru kimwe aricyo twababwiye ko tuzakivugaho, kuko ibyagomba kugisohoramo ni ibintu bikomeye. Twabonye ko iki cyumweru kimwe cyagombaga gusohoreramo kwimingoma kwa Mesiya, yarangiza akarimbura abanze kumvira Imana, akimana n'ishyanga rya Isiraheli, ubundi ishyanga rya Isiraheli akariha umugisha w'urubyaro, ku buryo aribo bavuka mu bwoko bwubaha Imana, bikarangira nyine bigaruye isi yose, abanyabyaha aribo abanyamahanga Yesu abarimbuye. Ariko ibyo twabonye ko ari Abisirayeli babyibwiraga bitewe n'uko bize ubuhanuzi nabi ndetse n'amategeko ya Mose, ahubwo umugambi w'Imana nuko Imana yari ifitemo ko izanaza gucungura cyangwa gukiza n'abari mu isi bose, harimo n'abo banyamahanga, kuko Abisirayeli bari barananiwe kumvira Imana. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kugaruka ku cyumweru cya nyuma, wenda ndavuga ibintu bigeze nko muri 5 bizaba muri iki cyumweru. Icya mbere ni uko iki cyumweru hazabamo kugaruka kwa Yesu no kuzamurwa ku itorero, kuko iyo tuvuze kugaruka kwa Yesu tuba tuvuze kuzamurwa ku itorero. Icya kabiri ni uko hazabamo kwiyerekana kwa Antikristo no gukora kwe ku mugaragaro, noneho abantu bamureba, kandi ubwo abo tuvuga ni abapagani, ku itorero zaba ryagiye. Abo rero n'ubundi azaba ashaka kugira ngo abashe kubona uko atobanga isura y'Imana abakoresha ibibi, kuko umuntu ari mu ishusho y'Imana. Iyo rero umuntu akoze ibibi ni nko gutera Imana agahinda, kuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo ngo agire imico nk'iyayo. Antikristo y'intego ye ni ugutuma abantu bakora ibi byinshi, bigatuma Imana ibabara, kuko isura yayo irimo irangirika. Icya gatatu kizabamo ni uko harimo gupimirwa imirimo ku itorero. Icya kane kizabamo ni umubabaro ukomeye ku Bisiraheli, grande tribulation. Ni ukuvuga ngo rero uyu mubabaro uzaba ku Bisiraheli muri iki gihe cy'icyumweru kimwe kizwe n'imyaka 7. Icya gatanu ni uko ariho hazasohoramo ubuhanuzi dusanga mu Byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 7, ahavuga ngo twishime, tunezerwe, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'Umwana w'Intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka abera. Arambwira ati, andika uti, hahirwa batorewe ubukwe bw'Umwana w'Intama, kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Rero muri iki cyumweru hazabamo n'ikindi cyitwa ubukwe bw'Umwana w'Intama, buzaba muri iki cyumweru. Iki cyumweru rero twakibonye muri Danieli igice cya 9 umurongo 27, ahavugwa ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Ubushize twababwiye yuko akenshi y'Imana ivuze hari ubuhanuzi yagiye ivuga, cyane nk'iyo tugiye mu gice cya 11 cy'umuhanuzi Danieli, uzasanga Imana ivuga umwami w'Ukusi n'uw'Ikasikazi, ariko ukumva haravugwamo ibintu byinshi bizakorwa n'umwami w'Ukusi ndetse n'uw'Ikasikazi, ukagira ngo ni umwami umwe ukivugwa, ariko ntabwo aba ari umwe, ahubwo nuko bagiye basimburana. Ikasikazi ndetse n'Ikusi hakagira abandi bami basimburana, wasoma ukagira ngo ni wa mwami mwe ukivugwa. Naho rero dusomye muri Danieli 9:27, hano iyo bavuze uyu mutware uhita wumva ko uyu mutware ashobora kuba ari Nero wasenye Yerusalemu, ariko ntabwo ari byo. Ibyo uwo yarabikoze, arayisenya na General Titus, ariko ubushize twababwiye ko
hari abantu batatu Bibiliya ivuga babayeho mu isi, cyangwa se babiri bamaze kubaho hasigaye umwe, ariko bagiye bakora ibintu bisa ku bwoko bwa Isiraheli, ndetse bakaba ari igishushanyo mu buryo bw'umwuka cy'umwami wa gatatu ari buzakora amarorerwa, kandi uwo mwami akaba ari Antikristo. Abo bantu ni abahe? Twasobanuye ko hari umwami wabayeho mu gihe cya Isiraheli witwaga Antiyokisi Epifani wa kane, wakomotse mu bwami bw'Ubugiriki. Uyu mwami twabonye ko avugwa mu gice cya 8 cy'umuhanuzi Danieli, aho yaje akora ibintu bikomeye, ngo afata ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe. Bibiliya ivuze ingabo ibishaka kuvuga Isiraheli, kuko Isiraheli hari Imana yagiye ibita ingabo zayo, ndetse izi nyenyeri zivuzwe aha ngaha ni Abisiraheli n'ubundi, ariko mu bwoko bw'abatambyi, kuko akenshi Imana yagiye ifata abakozi bayo bayikorera ikabita inyenyeri, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 20. Rero ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe, ingabo ni Abisiraheli, inyenyeri zimwe ni abatambyi. Nibo ngira ihembe ryabonetse ku sekurume y'ihene ivugwa hariya mu gice cya 8 cya Danieli, ngo ryabonetse naryo wamera kandi gahembe gatoya karikuza, ngo kagira mu ngabo zimwe n'inyenyeri zimwe, ngo kandi kabishyira hasi karabihanura, ngo kandi ngo kakajya kabasha ibyo kagambiriye, ngo gasiribanga iby'igitambo gihoraho, kica benshi mu buryo butangaje. Uyu rero ni Antiyokisi Epifani wa kane wabayeho mu bwami bw'Ubugiriki, wagiye muri Isiraheli akora ibyo byose, akoraho igitambo, isabato arayihagarika ku Bisiraheli, amategeko yose yakubita hasi, yinjira ahera cyane, arangije ahatambira igitambo cy'ingurube. Uyu nzamugarukaho cyane. Ngo amaze kubikora haguruka umugabo witwa Matatiyasi, wari ufite abahungu 7, harimo umuhungu umwe w'imfura witwa Juda Makabe. Hanyuma rero barwaniye intambara, Imana ishyigikira amategeko yayo, barayitsinda, ariko Abisiraheli barishwe mu buryo butangaje, kuko uyu mwami ngo yagezeho akajya afata abana b'impinja, ngo bakabasekura mu isekuru, bakabaha ababyeyi babo ngo babarye. Urumva yakoze amarorerwa menshi, ariko Imana ishyigikira aba bantu 7 barwana intambara barayitsinda. Akaba iyo ntambara yitwa intambara y'Abamakabe, tubisanga mu gitabo cya Makabe muri Bibiliya ntagatifu, abakatolike barakigira. Uyu ni umwami wa mbere wabayeho washushanyaga Antikristo uzaza mu minsi y'imperuka. Hakaza none umwami wa kabiri ari we n'ubundi Nero, wasenye Yerusalemu muri 70, wagiye arayirimbura, ayikubita hasi, n'ubundi yinjira ahera, isanduku y'isezerano n'ibiki byose arabinyaga. Akaba ari we waje nanone ari ishusho n'igicucu cya Antikristo wagomba kuzaza mu minsi y'imperuka. Uyu Nero rero niwe tubonye mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 7 umurongo wa 27. Twabonye ko iyi myaka 434 ihwanye n'ibyumweru 32 niyo Mesiya agomba kuvukamo, ngo karangizanye no gupfa kwe. Nyuma yaho ngo abantu b'umutware wagomba kuza bakarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Uyu mutware rero uvuzwa aha ngaha ni Nero, kuko niwe nyine wakoze ibyo ngibyo nyuma yo gupfa kwa Yesu no kuzuka ko yigendeye. Yesu yari yabihanuye avuga yuko Yerusalemu izagotwa kandi igasenywa, abwira Abisiraheli babasha kumwumva ngo bazahunge, bamwe bazahungire mu misozi, abandi ngo abari mu misozi ntibazaveyo. Yari yatanze itegeko yuko abamwumva bagomba guhunga, Yerusalemu izasenywa. Ni Nero rero wabikoze, niwe mutware Danieli yari yahanuye. Uyu mutware nanone ari we Nero, akaba nanone ashushanya Antikristo n'ubundi ugomba kuzaza mu Bisiraheli, nanone akongera agakora nk'ibyo aba babiri bakoze. Uwo rero niwe Yesu noneho yise ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli. Ni ukuvuga ngo Yesu abivuga yabivuze nk'ushaka kwerekana Nero, ariko nanone ashaka kwerekana Antikristo uzaza, kuko n'ubundi Antikristo azakora nk'ibyo abo bakoze ku Bisiraheli.
Matayo 24:15 Yesu yaravuze ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Urumva iri jambo riri muri entre parenthèse, ubisoma abyitondere. Yesu aravuze ngo ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaze ahera. Iki kizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli cyahagaze ahera ni uwo nguwo tuvuze Antiochus Epiphanes. Yesu rero akivuze yahise avuga ngo ubisoma byitondere. Iryo jambo riri muri entre parenthèse, nko gushaka kuvuga ngo nubwo mvuze ko iki kizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli cyahagaze ahera, ntabwo ari wa wundi witwa Antiochus Epiphanes wa kane Danieli yahanuye, ahubwo nuko hazaza undi uzakora nk'ibyo uwo yakoze. Ni mpamvu iri jambo rivuga ngo ubisoma abyitondere. Icyo gihe rero itababwira ngo abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, n'abazaba ari Yerusalemu bazayisohokemo, ngo uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngatware ku bintu byo mu nzu ye, ngo abagore batwite na bonsa muri minsi bazabona ishyano, ngo namwe musengere kugira ngo gunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, ngo kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi tugeze kubaho, uhere kuremwa kw'isi ukageza icyo gihe ngo kandi ntuzongera kubaho. Ubwo rero uyu Yesu yanashatse kuvuga ni Nero waje gusenya Yerusalemu, ariko yifashisha mu kumusobanura avuga kuwo Danieli yarahanuye ari wa Antiochus Epiphanes wabayeho n'ubundi agakora ibyo ngibyo. Ariko nanone uyu Nero akaba ahagarariye Antikristo uzongera kugaruka agakora nk'ibyo abo bakoze, kuko nidutangira kwiga iki gitabo neza tuzabibona uburyo Antiochus azabikora muri iki cyumweru kimwe turimo turababwira, kugira ngo twinjire noneho mu gusobanura biriya bintu tubonye bitanu bizabaho muri kiriya cyumweru kimwe gihwanye n'imyaka 7 kandi cyuzuza ibyumweru 70. Urumva twabanje gusobanura ibyumweru 7, tukongera gusobanura ibyumweru 32, tuvuga ibizakorwamo cyangwa se byakozwemo, byose hamwe bikaba ibyumweru 39. Tukabona kiriya cyumweru kimwe aricyo twasanze ku murongo wa 27 wa kiriya gice cya 9 cya Danieli, aho noneho tubona ko marayika bibwira Danieli nacyo yakigabanyijemo ibyiciro 2 nkuko twabibonye. Haratubwira ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Urumva aka kantu uyu mutware uvuzwe hano, urumva ari nka Nero, ariko Antikristo bazabikora, Antikristo ibazabikora. Urumva rero ko iki cyumweru marayika nacyo kigabanyijemo ibyiciro 2, ngo nikigera hagati, icyambere nuko azabanza gusezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, ngo cyagera hagati, ubwo ni imyaka 3 n'igice rero. Icya kabiri ngo akabuzanya ibitambo n'amaturo. Hanyuma yamara kubuzanya ibitambo n'amaturo, Abisiraheli bakahita bamuvumbura ko atari Mesiya, kuko aha tuzabisobanura ibyo azakora. Ni ukuvuga ngo uyu Antikristo rero ikintu azakora ni ikintu gikomeye, ari nacyo kizatuma Abisiraheli bamuvumbura ko azakora nk'ibyo Antiochus Epiphanes wa kane yakoze, n'ubundi bituma Abisiraheli bamuvumbura ko atari Mesiya, kuko Antikristo azaza yita ko ari Mesiya. Noneho mu kwanga kumuramya no gukomeza amategeko ari kubaha, nibwo hazakurikiraho kurimburwa, kandi abarimbure yifashishije ibyo bizira bye yarazanye gukorera ahera mu rusengero rwa Salomo, kuko ruzaba rwarubatswe. Ni mpamvu marayika yahise abwira Danieli ngo umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Uwo nyine Antikristo azahita yifashisha ibyo bizira Abisiraheli banze gukurikiza babwiye, avuga ubwo mwanze gukora ibi kandi Mesiya babarimbure. Abarimbure yifashishije ibizira bye, yereka isi yose yuko banze gukurikiza amategeko ye. Rero murumva ko iki cyumweru kigabanyijemo ibyiciro 2. Hari imyaka 3 n'igice ya mbere asezerana na benshi isezerano rikomeye, hakaza indi myaka 3 n'igice ya kabiri aho azajya muri Isiraheli n'ubundi, kuko buriya buhanuzi bwabwirwaga Abisiraheli n'agato bw'abanyamahanga. Yongera ababwira ati noneho rero nimuhagarike ibitambo n'amaturo, ngiye kwitambira. Niko bizagenda rero. Hanyuma nibanga ahita agendera kuri iryo baba ry'ibizira yarazanye, ari ryo yifashisha yerekana ko bamusuzuguye, bitume batangira kwicwa. Mbere yuko rero iki cyumweru gitangira, kuko kizatangira ryari, kizatangira Yesu agarutse. Twabonye ko ubu ngubu Imana
yatugiriye ubuntu twebwe abanyamahanga, yanga ko iki cyumweru gihita gitangira, kuko gutangira kwacyo ni ukwima ingoma kwa Kristo. Uyu munsi rero Kristo ntabwo araza kwima ingoma ku mugaragaro, ahubwo yayimye mu buryo bw'umwuka ku bantu bamwakire mu mitima yabo akima. Ariko iki cyumweru cyo bizaba ari ku mugaragaro, kuko ku Bisiraheli ibintu byose babwirwaga ni ibintu biba biri en pratique, biba biri muri pratique, ariko bikashushanya ibyo mu buryo bw'umwuka bigomba kuba ku itorero ryose muri rusange. Rero kuko ari Abisiraheli babibwiwe, bizasohora muri pratique, ntabwo ari ibintu by'umwuka. Nuko Yesu agomba kuza akima ubwami bwe muri kiriya cyumweru, kandi akabwima bigatuma Abisiraheli bamubona n'amaso yabo. Ni ukuvuga ngo rero hagati y'ibyumweru 39 byarangiye, n'icyo cyumweru Imana yabaye ifashe ikanga ko gitangira, kugira ngo Yesu atime ingoma ku mugaragaro, hanyuma abanyabyaha barimburwe. Imana yasizemo agahe ko kugira ngo abanyamahanga nabo bahabwe ubuntu bwo kwinjizwa mu mubare w'abana b'Imana, ubuntu bwo kwinjizwa mu bwami bw'Imana. Iki gihe rero murebe igihe kimaze, ni ukuvuga ngo Yesu yagombaga gupfa, yazuka agahita yima ingoma. Yesu amaze kuzuka, nk'uko twabibonye mu byakozwe n'intumwa igice cya 1:6, abigishwa be bari bazi ko agiye guhita yima ingoma, kuko yabazamukanye ku musozi wa Elayono. Elayono niwo musozi muremure uri hagati muri Yerusalemu. Bari bazi ko rero agiye guhita yicara kuri uwo musozi, agahita yigarurira umurwa wose, agahita avuga mu bubasha bwe azukanye ko ari ugiye gutegeka isi. Kuko ariko bari baragiye biga amateka n'ubuhanuzi, ariko bari barabyize nabi, kuko hari aho Imana yagendaga igaragaza ko abanyamahanga nabo bagomba kuzahabwa agakiza. Niyo mpamvu rero bamubajije kuri uwo murongo ngo, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugarurira mu bwami mu Bisiraheli? Arababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'imisi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Ahita atanga isezerano yuko ahubwo n'abanyamahanga bagiye kwinjizwa muri wa muryango biturutse mu butumwa bwiza intumwa zizavuga, kubw'umwuka wera zizahabwa. Ahita ababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabaga bo kumamya i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya, no kugeza ku mpera y'isi. Rero kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, Imana yose itangamo igihe cyo kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku mahanga yose. Abantu bamenye ko Imana yakunze abari mu isi, kugeza ubwo yemera kwambara umubiri w'umuntu ikaza gupfa, kugira ngo umuntu acungurwe n'amaraso yayo. Ubutumwa rero bukomeza kwamamara, n'uyu munsi buracyamamara. Ni ukuvuga ngo rero iki gihe dufite ni agahe k'ubuntu, cyangwa se igihe cy'ubuntu isi yose yahawe, yaba Isiraheli yaba twebwe abanyamahanga, kugira ngo Imana ikize ubugingo bwacu tutazarimburanwa na Satani. Reba igihe gishize, ni ukuvuga ngo uvuye muri 33, kuko amateka agaragaza ko aribwo Yesu yavuye mu isi, kugeza uyu munsi ubara imyaka irimo igeze mu 1988 niba atari 89. Icyo ni igihe gitoya, ni agahe Imana yatanze, agahe k'ubuntu kuri twese abanyamahanga, kugira ngo twizere twinjire mu muryango w'abana b'Imana. Ubutumwa bwahera icyo gihe buvugwa bukuri isi yose, bwikubita muri Aziya yose intumwa zirazenguruka, burazamuka mu Burayi, bwikubita mu Burayi bw'amajyaruguru, burazenguruka, buramuka bujya muri Amerika, buramanuka bujya muri za Australia, buragaruka hano muri Afurika, kugeza ubwo bufata Afurika, igice cy'amajyaruguru ya Afurika, hariya za Algeria, za Djibouti, za Libya, hariya hose ziriya nce n'ince zaba intumwa zagezemo. Ba Filipo barahageze, ubutumwa burambuka buza hano muri Afurika yacu y'Uburasirazuba, murabona bwarakwiriye, kugeza ubwo buza hano muri East Africa, buza muri Kongo, burambuka na Uganda, burakwira hose, bugera mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ibyo byose Imana iri gushaka ko abantu bose atazagira umuntu n'umwe uzagira icyo kwireguza imbere yayo, kuko ubutumwa bugomba kugera ku isi yose. Niyo ntego ya Yesu yari yarabivuze muri Matayo
24 umurongo wa 14, aho yavuze ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Rero ubutumwa bugomba kugera ku mpera y'isi. Muri iki gihe Imana yaratwihanganiye, ubu hari gukora amaraso ya Yesu. Turi ku insanganyamatsiko ivuga ngo igihe cy'ubuntu icyumweru kimwe, niko turimo turiga igihe cy'ubuntu icyumweru kimwe. Iki gihe turimo nshuti yanjye ni igihe twahawe cy'ubuntu bw'Imana kugira ngo twumve ubutumwa bwiza, twizere uw'Imana yatumye ari we Yesu Kristo. Ni igihe Imana yaduhaye. Wikerense iki gihe, wikerense amaraso ya Yesu ari kwezaho ibyaha by'abari mu isi. Iki gihe turakigereranya n'igihe Imana yahaye abantu bo mu gihe cya Nowa, kuko Imana yabwiye Nowa ko agomba kubaza inkuge. Inkuge yayibajije imyaka 120. Imana yamubwiye ngo nirangira nzagukiza kuko ari wowe natoranyije nabonye mu isi, ariko kubw'ubuntu bwanjye nzatanga igihe nanone ku bantu bashaka kwinjira mu nkuge kugira ngo bayinjiremo, abandi mbarimburi. Uzi yuko n'uwamaze kurangiza inkuge Imana yatanze igihe kingana n'iminsi 7 kugira ngo nibuza hagira umuntu nibuza wavuga ngo reka ngende ninjire. Reka tubasome igitabo cy'Itangiriro igice cya 7 twumve agahe Imana yatanze gashushanya akagahe k'ubuntu n'ubundi natwe twagiriwe, kamaze imyaka irenga 1,100, ibinyejana 21 byose Imana yaduhaye kugira ngo amagenerasiyo azagenda abaho, ajya abaho yumve ubutumwa bwiza. Niba apfa bagende bakijijwe, ariko abantu benshi ntabwo bumva ubutumwa bwiza, ahubwo ibintu byose babifata nk'ibintu bidafite epfo na ruguru. Ariko ni igihe Imana yatanze. Itangiriro ibice 7 umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka yamutegetse. Umurongo wa 10 haravuze ngo maze iyo minsi 7 ishize amazi y'umwuzure asandara mu isi. Ni ukuvuga ngo Nowa amaze kurangiza gukora inkuge Imana yari yamubwiye no kwinjiza inyamaswa Imana yamubwiye ko izizira agomba kwinjiza 2, ikigabo n'ikigore, izitazira akinjiza 7, ikigabo n'ikigore. Hanyuma ikamubwira ngo nubirangiza ntuzakinga urugi, ahubwo rugomba kumara iminsi 7. Akanagaha Imana yahaye abantu bo mu gihe cya Nowa muri iyo minsi 7 kugira ngo ahari batekereze bavuga ati Nowa kukinjiye mu nkuge, ase ko kuri musaza ni umusazi. Kubera iki inyamaswa zumviye Nowa zikinjira? Uzi ko n'inyamaswa zumviye Nowa mu gihe abantu banze kumvira Nowa, inyamaswa zarushije abantu ubwenge zirokora ubugingo bwazo, kuko nta hantu tubona ko Nowa yagize azifata ngo azijyane ku ngufu, nizo zijyanaga zikinjira. Ubwo rero bimaze kwinjira, Imana yasizemo igihe kingana n'iminsi 7, icyumweru kimwe, kugira ngo irebe ko nibuza hari umuntu watekereza ku byo Nowa akoze no kuba yageze mu nkuge nawe ahunge. Nigeze gusoma igitabo kimwe kivuga komateri y'iki gihe cyane uko byagenze, ngo hari umuntu umwe waje ahagarara ku rugi, ariko aruhagarara inyuma ntihagarara imbere, ngo arukandagiraho arwitendekaho, kuko ngo ikintu cyabagaho muri icyo gihe Nowa ari mu nkuge, Imana yakoze akantu k'ubwenge kugira ngo irebe ko hari umuntu wabitekerezaho yirukire mu nkuge, ngo urugi rwarikingaga rukongera rukikingura. Muri iyo minsi 7 urugi rukikinga rukongera rukikingura. Wa wundi ngo yarufasheho arimo kwirira uwo munyenga wo kwikinga, rwongera rwikingura avuga ati nimbona imvura ikubye nzahita ninjira mu nkuge. None ikosa yakoze, yitendetse inyuma ntiyitendeka imbere,
kugira ngo niruzaza rwikinga aba ari imbere aba atari inyuma, ahubwo yagiye inyuma. Rukikingura akaba aribwo ajya imbere, rwakwikinga akajya inyuma, rukikingura akajya imbere, rwakwikingura akajya inyuma, kugeza ubwo iminsi 7 ishize yategereje ko imvura ikuba ngo ahite yinjira, ruhita rwikinga. Imvura yakubye rwamaze kwikinga ntirwongera kwikingura. N'uyu munsi niko abantu bafashe agakiza. Hari abantu benshi bafashe agakiza nk'urwo rugi, birirwa bakariramo umunyenga gusa mu buryo kwifurahisha. Abapasiteri, ababishopu bashinze amadini, agakiza bagafasha ko kurisha, kwirirwa barya nk'umunyenga gusa. Hakaba n'abandi biyitirira ngo n'abakristo, n'ubundi nabo bari muri iyo kategori, ari uburyo bwo kwenjoyinga mu gakiza. Hakaba n'abandi noneho bari muri iriya shusho y'abantu bo mu gihe cya Nowa, batigeze bita kuri icyo kintu cyo kurugi rwikingura ngo bite no kuri iyo minsi 7, ngo bongere banite ko ku kintu Nowa yaramaze gukora, ko yamaze kwinjira n'inyamaswa zikinjira, ahubwo bakomeza kwidamararira kugeza ubwo iminsi 7 ishize. Ubwo ni ukuvuga ngo rero hari abantu bitirirwa izina rya Kristo, bamwe ni ababishopu, abandi ni abapasiteri, abandi ni abapotere, abandi ni ababwirizabutumwa bwiza, bameze nk'uriya muntu wari kuri uriya rugi nko ku nkuge ya Nowa, bahora bitendetse ku gakiza, bakariraho umunyenga. Hakaba noneho abandi bameze nka kiriya cyiciro cya kabiri cyo kutagira icyo bitaho, bo bakomeje kwinezeza mu buzima bwabo, ntibagira ibyo bitaho. Hakaba noneho rero n'abandi bameze nka Nowa, binjiye mu nkugi. Abo rero ni bake cyane. Niko Yesu yavuze, bene data, iki gihe twahawe kugira ngo Imana irebe ko yabona abizarokora, ko byanga byakunda isi izarangira, byanga byakunda imperuka izabaho. Burya ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Uko twaje mu isi ni nako tuyivamo, nta muntu uri mu isi. Uko rero waje ugasanga isi iriho ukongera ukayivaho, niko nuko isi yabayeho nayo izavaho, nk'uko nawe waje ukavaho nayo izavaho. Ni nako umuririmbyi yaririmbye ngo isi niba izavaho n'ijoro rikavaho, ngo ariko uwizera azabona amasezerano. Rero uraburirwa kugira ngo iki gihe cy'ubuntu twahawe we kugikerensa. Iki gihe cy'ubuntu Yesu yanze gusobanura igihe kizarangirira, yanga gusobanura igihe kiriya cyumweru kigizwe n'imyaka 7 tubonye muri Daniel kizatangirira, kuko gutangira kwacyo kizatangizwa no gusohozwa ku kugaruka kwa Yesu. Uvuga ngo Yesu nagaruka kizaba gitangiye umunsi wa mbere, ukwezi kwa mbere, itariki ya mbere, umwaka wa mbere, kuko ibikivugwamo nibwo bizatangira gusohora. Kuba rero ibyo bintu bizasohora muri icyo gihe, nuko nacyo kizaba gitangiye. Yesu rero yanze gusobanura igihe kizatangirira, cyangwa se igihe iki gihe turimo twahawe cy'umuntu kizarangirira, kuko iki gihe twahawe ni nk'iriya minsi 7 Nowa yahawe. Ariko reka mbyite ko atari Nowa yihawe, ahubwo nabo mu gihe cya Nowa, ariko barayikerensa. Kandi ni iminsi y'ubuntu Imana yari itanze. N'iki gihe turi mu nshuti z'Imana, ni igihe cy'ubuntu Imana yaduhaye. Nimwumve ubutumwa bwiza, abari bakijijwe mugasubira inyuma, nimwongere mugarukire Yesu, muhaguruke mwongere mwizere Yesu, nimuze dusenge, kuko umwanzi ari gukora cyane kugira ngo arebe ko yarimbuza abantu benshi. Iki gihe rero cy'ubuntu twe kugikerensa, turi kwisanga yamatsika kuvuga ngo igihe cy'ubuntu icyumweru kimwe. Aha rero Yesu yanze gusobanura igihe iki cyumweru kizatangirira, cyangwa se igihe iki gihe kizarangira cy'ubuntu, ariko atanga ibimenyetso byinshi, ari nabyo tugiye kureba. Ni ibihe bimenyetso Yesu yatanze? Yesu yagiye asobanura, yongera gusobanura, akabwira abantu, yemwe mube maso. Yahereye ku ntumwa ze, aravuga ngo kandi bimbabwiye muzabibwire n'abazizezwa n'ibyo nababwiye namwe mubabwiye, muzababwire kuba maso. Ariho yabanje guhakana. Reka dusome twumve. Abigishwa bamubajije igihe cyo kuza kwe, kuko bari bafite ikibazo, bashaka kumenya ese igihe cyo kwima ingoma kwawe kizaba ryari, ni ryari uzagaruka mu bwami bwawe. Yesu ntiyigeze abibabwira
ahubwo yababwiye ko atabizi, kandi si uko atari abizi, kuko arabizi cyane n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ahubwo ibyo byose biri mu rukundo akunda abari mu isi kuba atarabivuze. kubera iki ari urukundo? Nuko gukizwa byatunaniye, kuko niba umuntu akijijwe akamara imyaka 10 ukabona asubiye muri za ngeso za kamere yo muri Adamu, kubera ko amaze igihe kirekire ukabona yongeye kuba umupagani, abandi bakaba ntacyo bitayeho bavuga ngo ndacyafite igihe. Iyo Yesu aza kuvugira igihe iki cyumweru kizatangirira cyo kwima ingoma ye agarutse mu bwami bwe, abantu benshi bari kudamarara, n'aba tubona bakijijwe ntibari gukizwa, ahubwo buri wese avuga ngo igihe kiracyahari. Kandi nubwo avuga ngo igihe kiracyahari, umwanzi waba hari kugira ngo adutunguze n'urupfu, ugasanga abantu benshi barapfa, bagapfa barimbutse kuko batigeze bitegura, bavuga ngo igihe kiracyahari. Yesu rero kuba yaranze kuvuga igihe cyo kugaruka kwe cyangwa se igihe iki cyumweru kizatangirira, harimo urukundo rwinshi rukomeye rw'Imana, kwari kugira ngo tutazadamarara tukaba twabura ubugingo. Umva ukuntu yavuze muri Matayo igice cya 24 mbere ku murongo wa 36, aho yari amaze kubabwira uburyo Yerusalemu izasenywa, hatazasigara ibuye rigeretse kuri rindi ritajugunywe hasi, ndetse ababwira n'iby'imisi y'imperuka, ibimenyetso bizaranga ko agiye kugaruka. Baramubwira ati basi dusobanurire se ni ryari uzaza? Arababwira ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe, ni muri Matayo 24:36 ndageza kuri 44. Yaravuze ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, kiretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo 2 bazaba bari mu murima, umwe azajyana undi asigare, abagore 2 bazaba basya ku rusyo, umwe azajyana undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Urumva hano Yesu abaye nk'ubihakana katazi umunsi n'igihe, ariko arabizi, ahubwo ni rwa rukundo rw'Imana. Ahubwo dore ikintu asobanuye, aravuze ngo, avuzemo ibintu 2 bikomeye. Icya mbere aravuze ngo mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziramo. Icya kabiri arongera ngo nuko mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Urumva ni utuntu 2 dukomeye. Mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziramo. Kabiri, mwitegure kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Ntabwo tuzi iki gihe turimo cy'ubuntu twahawe igihe kizarangirira, ahubwo Yesu yongeye kuvuga ijambo remereye, aravuga ngo igihe mudatekereza. Ubu uyu munsi hari abantu benshi bakibitekereza ko Yesu ashobora kugaruka, ariko hari n'abandi benshi bamaze kubivamo. Kandi turebye, Imana iratanga ibimenyetso byinshi byatuma umuntu wese ahari aba maso, akabyuka, agakanguka, kugira ngo abashe kwitegura. Kuko ibimenyetso Yesu yatanze byinshi birasohorana umuvuduko mwinshi, biri gusohorana umuvuduko mwinshi. Ariko igitangaje ni uko abantu benshi, aho kugira ngo babe maso, aho kugira ngo babitekerezeho, benshi bari gusinzira, abenshi bari kubyibagirwa. Kandi Yesu avuze ikimenyetso gikomeye, igihe mudatekereza. Utakibitekereza, kwa kundi wabitekerezaga ugahora ufite ubwoba ko Yesu yagaruka nijoro, yagaruka mu gitondo, yagaruka, ngo igihe uzaba utakibitekereza byagushizemo, ngo nibwo Yesu azagaruka. Ibi Yesu kubivuga nanone kandi ni urukundo rwinshi, kuko mu ntego ye ntabwo ashaka ko tubyibagirwa, ahubwo yabivuze kugira ngo nuzaza usoma uyu murongo ugihita utekereza ngo ese ndacyabitekereza cyangwa si nkibitekereza. Nusanga utari ukibitekereza ko Yesu azagaruka kandi igihe cy'ubuntu kigiye kurangira, uhita umenya ko ariko kugaruka kwa Yesu, kubera ko ubaye ikimenyetso cyo kugaruka kwe.
ikimenyetso ubaye cyo ni uko utakibitekereza, kandi aravuze ngo igihe mudatekereza nicyo gihe cyo kugaruka kwe. rero kuba bivuze ni ukugira ngo uhite usoma uyu murongo uvuge ati ese nacyabitekereza. niba utakibitekereza rero aragarutse. bene data, tugiye kureba aha tuzagaruka tubona ko abantu bamaze kwimura umwami wabo mu mitima yabo, nk'uko Pawulo yabivuze. ko ndashaka kubereka ibimenyetso Yesu yavuze bigeze kuri 7 bikomeye by'ingenzi, aho yavuze ngo nimubibona muzamenye ko ngarutse, hanyuma ahubwo muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. ibyo bimenyetso yavuze ni ibigomba gusohorera muri iki gihe cy'ubuntu tubona kiri hagati y'ibyumweru 39 ndetse na cya cyumweru cyuza 70 cyo kwima ingoma kuri Yesu. iki gihe rero ni igihe gikomeye itorero ririmo kwezerezwamo, kiri kuvugwamo ubutumwa bwiza bubwirwa amahanga yose, biciye ku mbuga nkoranyambaga, biciye mu nsengero, biciye ku bantu bagenda mu mihanda no mu masoko. mbega iki ni igihe Imana yatanze kugira ngo abantu benshi birukanyire mu bwami bw'Imana, bizere uyu mucunguzi Yesu waje mu isi. wirangara rero, wigipfusha ubusa. reka dusome mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 26 tugeze ku murongo wa 29. mwumve bene data, ntabwo dukwiriye gukerensa amaraso ya Yesu. iki gihe twahawe cyahawe abari mu isi, twe kugipfusha ubusa. yaravuze ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, nkanswe ukandagiye umwana w'Imana. uyu murongo mwumve cyane wa 29. nkanswe ukandagiye umwana w'Imana, agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu, ntimugira ngo azaba akwiriye igihano kikabije cyane kuruta bya bindi. ni ukuvuga ngo tubonye ko igihano uyu muntu yahabwaga wasuzuguye amategeko ya Mose ni uko waterwaga amabuye akarinda apfa. none uyu mwanditsi nawe aravuze ngo umuntu wabashije gukerensa amaraso y'isezerano, agakandagira umwana w'Imana, agahemura umwuka utanga ubuntu, mbega agasuzugura iby'umwuka wera avuga by'ubuntu bidukiza, akabisuzugura. aravuze ngo ntimugira ngo azaba akwiriye igihano cyoroshye cyane kuruta bya bindi, bivuga ngo nawe azicwa. kandi noneho uru rupfu ni urupfu rukomeye rwo mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari urwo mu buryo bw'umubiri, kuko urw'umubiri twabonye ko ntacyo rubwiye Imana, ahubwo ni urupfu rwo mu mwuka. mu gihe kwa Mose ho yaterwaga amabuye agapfa, ariko nabwo ubugingo bwabaga burimbutse. ni ukuvuga ngo rero iki gihe twahawe ni igihe gikomeye tudakwiriye gukerensa, tudakwiriye gutesha agaciro, dukwiriye kumva ubutumwa bwiza. turaburira amahanga yose, turaburira abanyarwanda aho bari hose ku isi, yaba bigeze gukizwa bakabivamo, yaba n'abandi bari batangiye gutera ikirenge muri abo ngabo cyo gusubira inyuma, yaba n'abandi bumva ikinyarwanda ariko bari kumva ubutumwa bwiza bakaba batari bakizwa, bakiri abapagani. iki ni igihe cy'ubuntu Imana yatanze ku kiremwa muntu tudakwiriye gukerensa, kubera ko Yesu yavuze ko iki gihe ari igihe tutazi igihe kizarangirira. turashaka gukurikiza kindi kiganiro kirebana n'ibimenyetso Yesu yatanze byinshi bifatika bizabaho muri iki gihe cy'ubuntu, bizaranga ko iki gihe kigiye kurangira, hanyuma Yesu akazana ubwami bwe. ni ukuvuga ngo rero tugiye kwiga ku bimenyetso biranga iminsi y'imperuka kandi bigaragaza ko iki gihe kigiye kurangira. abantu benshi ntabwo babyitayeho, abandi hari abigisha birirwa bavuga ngo Yesu ntabwo araza, ngo aracyari igihe. ariko abo ni abigisha b'ibinyoma, kuko ntabwo bari kuburira abantu, kandi ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Yesu ageze ku rugi byamaze kugaragara. reka dusenge. buri wese aho uri ubwira Imana ngo Mana, aka kanya
ndumva ashaka kukwakira. Nawe wasubiye inyuma ubwira Imana ngo ndumva ashaka kugarukira, kuko menye neza yuko akagahe k'ubuntu ntakwiye kugakerensa, kuko ni ibintu bitatu mu Baheburayo batubwiye. Icya mbere ni ugukandagira umwana w'Imana. Kumukandagira gute? Ni ukutumva no kutemera ko yaje mu isi ngo ubyizere. Icya kabiri ngo uyu muntu agakerensa amaraso y'isezerano, cyangwa se gukerensa amaraso y'isezerano. Ubwo ayo maraso nayo Yesu yamennye ku musaraba. Icya gatatu ngo ni uguhemura umwuka utanga ubuntu. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukwanga kumva ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana Umwuka Wera arimo arashyira mu ntumwa ngo zihe abari mu isi. Rero uyu muntu ngo hari igihano kigomba kumubaho, ni igihano cyo gupfa. Igihano cyo gupfa rero ntabwo ari igihano kigisanzwe tuzi cyo gupfa mu ruhande rw'umubiri, ahubwo ni ugupfa mu mwuka. Kandi twabonye ko umuntu wapfuye uru rupfu rw'umwuka arirwo Bibiliya yita ngo ni urupfu rwa mbere, arirwo Adamu na Eva bapfuye. Igigomba gukurikiraho ni uko azapfa urupfu rwa kabiri, aribyo bita kurimbuka iteka n'iteka ryose. Nshuti muvandimwe, reka ngusabe nkwifuriza ngo wikerensa iki gihe Imana yaguhaye, wigipfusha ubusa, ahubwo hinduka rwose wakira umwami Yesu, bikitwa none, bikitwa uyu munsi, hanyuma umwizere by'ukuri. Ubwo agiye kugaruka azasange nawe umwiteguye. Imana iguhe umugisha cyane. Reka dusenge, hanyuma nawe ngusengere, tubwire Imana igukomeze, kandi Imana iduhe kuba maso. Iki gihe twahawe cy'ubuntu twe kugipfusha ubusa, kuko iki cyumweru kimwe kirimo kugaruka kwa Yesu, ariko kuzamurwa kw'itorero kikabamo kwigaragaza kwa Antikristo no gukora ku mugaragaro, kikabamo gupimirwa imirimo kw'itorero, kikabamo umubabaro ukomeye ku Bisiraheli, kikanabamo ubukwe bw'umwana w'intama. Ni cyiza nikitangira bizaba birangiye imbabazi ku banyamahanga pour entrer. Tuzaganira muri cya gitabo turebeho ubutumwa buzahita busubira ku Bisiraheli, bakaba aribo bagirirwa ubuntu bwo kuba basaba imbabazi bakumvirwa. Ariko muri iki gihe ku banyamahanga ni iki gihe twahawe cy'ubuntu Imana yaduhaye, tutaguze tutishyuye, kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana binyuze mu butumwa bwiza buri kubwirwa amahanga yose. Tuzakire umujinya w'Imana uzatera muri iyi si wo gutsembaho Satani n'abadayimoni ndetse n'abanyabyaha batayumviye, ahubwo bagiye mu ruhande rw'umwanzi wayo ariwe Satani. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza duhaye. Urakoze kuko uvuganye natwe, uri kutwereka iki gihe turimo, igihe cy'ubuntu, igihe gikomeye, igihe waduhaye kandi kirimo ibintu byinshi. Kirimo intambara n'ibyago nk'uko Daniel yabibwiwe na Marayika Gaburiyeli ngo intambara n'ibyago bizanda bigeze imperuka. Kirimo ubutumwa bwiza mu kubwirwa amahanga. Fasha umuntu wese wumvisha ubutumwa bwiza, kandi umuhe kumva neza icyo uri kuvuga mu ijambo ryawe. Turagushimiye ko bishe gusenga, tubyambaje twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha rero, hanyuma tukurakiye komeza kubana natwe mu kindi kiganiro kigomba gukurikiraho. Komeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Shalom, shalom, shalom. Ugarutse kunjyana ubuzaba